dayimoni urinde muhagarike mu mufata gusohoza urwani dayimoni urinde rwani yogera gwani urinde dayimoni yogera gwani ushaka iki kuri we oya mwagazaci yegere hirya ushaka iki oyagaraki ushaka iki barashaka kuyica agomba kubyara mu izina ryawe kuzara muri ya Yesu mwakoze iki kuri kice mwakora mwakoze iki kuri kice mwakora yogera wanji yogera mwakora ki ngo bacyanye umuriro bakumura umuriro mu rubuto rwe ngo bacyanye umuriro mu nda ye twese faya mubarote mubarote Shataramamagata robote ya masata ori ya masata teterebori ya masata baje gwananira kusiba tugarakite zaburi bigakoza muterre mumuzane mumusiture mu murote wano mumuterre mumuzane mumusiture mu murote umuhandi ataza kwambara ubusa mumusiture mu murote wano shete ya mama sete ya yes teko mama warushukiri mutoya wanakuwara ngo cyari muto uyu mwanya Imana igiye kukubohora orwa rero mukamagenda kusumurura uyu mwanya tuvugana esawa ya rero isaha y'Imana irageze esawa ya mukamagenda yemeye kugukiza indwara tena haleluya esatu ongera utere haleluya ongera utere haleluya tera haleluya let me this amen Imana irambwiye ngo mukama mugambe bwati umugabo wawe bawo Yesu amuhaye agakiza Yesu amuwade okurokoka Imana imuhaye agakiza mukama amuwade okusigura mukama amuwade okurokoka Rama talaso di salato pesifa boka mwizina wari umeze nk'umukozi mu rugo obadenga umukozi wawe aka maid wirira mama tukaba wari umeze nk'umukozi obadenga maid ndabona akabari mu rugo araba bare waka kabadeyo niki Imana irambwiye ngo igiye kugasenya igatumura igakureho kubera ko kano kabari kubanga ene bara katumije umugabo wawe agusuzugura biteye ubwoba yamuretera umusajja wo kukujoga nnyo nuko Imana izagutabara kose izagusigira ikintu gituma uyishaka gamba munotega engeri Katonda janakuru yambamo ajja kurekera ko ekintu hekyo akuyu mugoro batugiye kuvuga Imana naye akanungezi ko wale tugenda kwogera Katonda uko Imana izagutabara kose engeri mukama yonna janakuyamba yonna izagusigira ikintu kimwe Katonda ari kurekerayo ekintu kimu gituma uhora imbere yayo ekinakuretera okubeera mu maaso ge Imana iguhereza ibyo kurya Katonda akuwemere ariko ikakubwira ngo apeti nzajya nyiguhereza uvuye mu nzu yanjye nakugamba naye ate nakugamba nti njako appetite ojja gifuna ng'ovudde mu Imana ikaguhereza igitanda cyiza cyo muri zahabu Katonda nakuwa ekitanda ekirungi ky'okwebakako ikakwima ibitotsi ukabona ibitotsi ari uko umaze gusenga nakoma otulo n'ofuna otulo ng'omaze okusaba kandi reka mbabwire ate leka abagambe nuhagarara mu kigeragezo jya uceceka wirinde gusakuza bwonna oyimirira mu kigezo gwe sirika toyomba igihe cyose uvuze intambara uri kunyuramo ekiseera kyonna kyoyogera entalo z'oyitamu uba urimo urahereza umwanzi wawe amakuru obeera ng'owa omulabe w'emirembe kandi ikigeragezo ate ekigezo ntabwo gikangwa n'amashuri tekitiisibwa n'amasomo ntigikangwa na rangerova tekitiisibwa ne rengerofa gy'ovuga ufungira imodoka muri 5 gwe osibira motoka mu 5 ariko ikigeragezo kikakubwira ngo ndagutegereje naye ate ekigezo ne kikugamba nti gwe nkulindiridde tofa umugore ajya mu modoka nziza omukazi ayingira mu motoka enungi akazamura ibirahuri bya fime n'asitula endabibwamu z'emmotoka ikigeragezo kikamubwira ngo rega nubwo uri muri fime ntabwo bituma utarira uyu munsi ekigezo ne kimugamba nti newankubadde oli mu motoka etalabika naye tekigenda okulemesa kukaaba leero reka mbabwire
reka abagambe rero tunga Yesu niwe wenyine ujya utanga amahoro. berane Yesu yeka yaga bemirembe. Tunga Yesu niwe wenyine utanga amahoro. berane Yesu yeka yaga buga bemirembe. Bariso umuntu ngo nawe ufite intambara. buza muno ntoyine ntaro. Ufite intambara? uri n'intaro. Gira uwo muntu muri Kongo niba ahuri warahashyizwe n'Imana abakugwanya bariko baravunikira ubusa. Gamba muno tugoba abantu wori Katonda yakuteka ko abakuru wanyu bakubanyisa. Niba urugo urimo wararuvuganyeho n'Imana. Wobanga amakagorimo mukama yakakuwa. Zaderera ntizigutera ubwoba. Ebyo bigambo tebikutiisa. Niba akazi wicaye mari Imana yakaguha. Wabanga ko umurimo gwotudemo mu Katonda yagukuwa. Ijambo mishuri. Urire ikigambo cyabikutidwa. Intebe wicayeho warayicajweho n'Imana. Entebe gyotudemo ba wagituzibwako Katonda. Igira abanzi benshi. Entebe yo ebera n'abarabe abanji. Ariko ya ntebe Imana irayiprotege wowe ukaprofita kubera ko uyicayeho. Ne yatempe entebe eri mukama agikuma bwe no kifuniramo mugaso kubanga gogitudemu. Gukora cyane Kora nyo kubera ko gukora cyane bibabaza umwanzi. Kubanga okukora nyo binyiza nyo omurabe. Kandi iyo umwanzi akugwanyisha akakunanirwa ate omurabe buri wakunywanyisa nakuremwa birangira abaye umufana wawe akaba inshuti yawe. Bikomekereza nga nabera mukwano go. Muriko muranyumva? Mubitegera Ibintu byose ukora ebintu byo nabyokora gerageza ushiremo imbaraga gezaako okuteekamu amaanyi kubera ko iyo ubikora neza bibabaza umwanzi kubanga buli woba obikora obulungi binyiiza nnyo omulabe wo. Utabikoze neza umwanzi wawe abona uko aseremu. Buli wotobikora bulungi omulabe wo tafuna ngeri kandi hari abantu barindwi ukeneye. ate waliwo abantu gwe beetaaga. Umuntu wese uri hano n'aba bashumba. Omuntu yenna ali wano naba n'abasumba. Aba bantu barindwi murabakeneye. Bano abantu 7 beetaaga. Umuntu wa mbere ukeneye omuntu asookawo gwe weetaaga ni umuntu wigiraho ibyo wananiwe. ye muntu gwoyigirako ebyo byotosobola. Reka tubanze ijambo ry'Imana. Reka tusooke ekigambo kya Katonda. Turasozereza mu gutarama. Tugenda kumaliriza mu kutendereza. Ijambo ry'Imana ni inyundo. Ekigambo kya Mukama nyundo. Ijambo ry'Imana rirabohora. Ekigambo kya Mukama kisumurura. Gira uwo muntu muri Kongo Imana iguha umugisha. Gamba muno nti Mukama akuwa omukisa. Dushimiye ababwirije mu gitondo. Twebaza babatusose okubuulira. Buri muntu wese wanyuze hano Imana imuha umugisha. Buli muntu yenna yayise wano Mukama amuwa omukisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndashaka twige ayagala tuyige kandi ibintu uri bwakure hano bizakubera inkomezi. ate ebintu byogenda kujja wano bijja kukunyweza. Yesu yabwirisha abagabo 12. Yesu yabulira abasajja 12. None isi yose yamenye ubutumwa kubera Yesu. Olwarero ensi yona yategeera amawulire olwa Yesu. Gira umuntu muri Kongo uyu munsi Imana ikugire ambasaderi mwiza. Gamba muno nti Katonda olwarero akufura ambassador omulungi. Imana ikugire ambasaderi. Katonda akufura ambassador omulungi kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwamamare. Amawulire amarungi ga Yesu galyoke gasaasane. Tugeze mu kinyejana. Tutuuse mu kyasa. Abantu batakicyemera imbaraga z'Imana. Abantu tebakyetaaga amaanyi ahubwo bahaye Satani imbaraga. Bawa Satani amaanyi kurusha Yesu afite imbaraga. okusinga Yesu alina amaanyi. Gira uwo muntu muri Kongo Yesu afite imbaraga kandi imbaraga ze ziri hagi. Gamba muno nti Yesu alina amaanyi ate amaanyi ga Yesu gali wano. Yesu afite imbaraga. Yesu alina amaanyi kandi imbaraga ze ziri hagi. ate amaanyi go gali wano. Iyo udafite amaso y'umwuka wera buri wotabeera n'amaaso g'omwoyo mutukuvu ntabwo ushobora kumenya imbaraga za Yesu. toyinza kutegeera amaanyi ga Katonda. Kugira ngo usobanukirwe imbaraga za Yesu okutegeera amaanyi ga Yesu bisaba kuba ufite imbaraga z'umwuka wera. kyetaaga ng'olina amaanyi g'omwoyo mutukuvu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeebazibwe. Nushaka gukomera, bw'oba oyagala kunywera, nushaka kugera kure, bw'oba oyagala kutuuka wala, hari ibintu bitatu ukeneye. waliwo ebintu bisatu bye weetaaga. Icyambere ukeneye ekisooka kye weetaaga ni umwuka wo guca bugufi. gwe mwoyo gw'okugonda. Igihe cyose uzabaho mu buzima udafite umwuka wo guca bugufi, buli lw'obeera mu bulamu nga toyina mwoyo gw'okugonda, uwo waba uri we wese kyonna ky'oli
ntushobora kuzagera kure hakomeye. toyinza kutuuka ewala nnyo. Abantu bagera kure abantu abatuuka ewala ni abantu bagira umwuka wo guca bugufi. be bantu ababa n'omwoyo gw'okugonda.